Tangaza abagira imana. None se ko nize n'ibyerekeye imirimo yo mu rugo. Nabazwa n'iki kwikora rimwe na rimwe. Reka ntabwo naba nkago bamwe mu gihe barwaje abagore babo ntawo bafite usanga babagarura ibyo baguze mu kabari. Yakora abaho da. Kandi yasuko yahuze. Cyangwa nk'umwana yarembana nyina ari intere, umwana akaba agomba gutegeza ko nyina yoroherwa kugira ngo amujyane kumuteza agashinge. Yagora. Umugabo yigaramiye da, yigize simbibazwa. Erega ibihe biragenda bihinduka buhoro buhoro. Mu myaka iri imbere. Nkore ko nta mugabo uzaba utazi ku iseru bayikingira umwana afite amezi 9. Ewe. Kimbasa n'igituntu babikingira umwana akivuka. Abagabo benshi baratangiye. Ubwo barabizi. Ahubwo n'abasiga bajyana abana kubakingiza. Ubufatanye bw'umugabo n'umugore muri byose niyo ntego tugamije muri iki gihe. Ewe, niba abasore bose bo mu kigero cyawe ari uko babyumva. Byavugurwa by'amashuri byavuguriye n'imico. Mvada. Ahubwo ndabona bizageza naho umugabo kubise umugore watagira ikivugo mu gitaramo cy'abandi bagabo da. Siyoze kutarya. Sinkubije kuryongora, ariko kuryongora unarya. Ibyo byose ni nabiteguri. Reka numva ntangiye kwijuta. Cyetse nibishaka ko nturika. Dore, muri tutaranywa na kano gafanta. Akira da. Bakoze. Nenza kujya. Unti ntibanyotewe. Niko. Yako hano manije seda. Ekata. Sori warya. Ese nawe maze munyamugi. Yuko. Usiga ry'ubusugahaga. Use no busa ifite yose ndiye. Umaze kwibagiza za nkono z'impombo iwacu umuntu yamaraga kiyongeza izindi. Nasanze nari ukurya dukeda. Ariko ngo binatuma umuntu adata umurongo. Ngabe nk'akagunguru. Ibyo nta mukobwa ko yigifu gipfupfumye. Yesu wene nkobwa inda y'ibiryo yaramutse yuzuye muri icyo cyumba hose. Aho inda y'umwana yazabona aho yeregeka. Ya ugenge n'ubugenge bwayo. Harwo have. Siko ntari nzi kukubagana. Reka ngoreho n'ubukwe. Ukora usukora hehe? Sinari kukubagana gutyo. Ahubwo merekeza nitahire. Urara se. Ushaka kumuza no kurya. Urara. Ngwiki? Ndara? Koko ngo ufite ikirago rero umuraza ye. Wagize Imana nemera kuza gusura none ngo ntindara. Urarara rero. Nabyita Imana kuko ubusanzwe ntaho njya ntarabukira. None uko nari nzi ko witonda. Kandi bino wacu naho undi mama we. Wacu sino. Wadisi urarara. Ntabwo ndara rwose. Urarara rwose. Sinya ndara mu gasozi. Usanga yo wanje ni mu gasozi. Ni mu gasozi nyine. Rwose ntabwo ari mu gasozi dore nagutirwe n'agakufi kurwibutso rwo kwaje kunsura. Gari bikofi yawe da. Shwe? Dore kanditseho n'inyuguti z'izina ryawe kandi gakoze muri zahabu. Shwe. Bambwiye ko bene iyi mikufi henda cyane ku buryo umusore yitanze atakwihanganira kwishyuza uwo yayihaye. Ngese niko nteye. Ngumize imikufi ya zahabu aruka za mama ndagirane. Babarira di. Ariko ko ngo gusera ntanyurwa no gusesa. No mu Kinyarwanda gayibaho n'umuco. Iyo umuntu yaje kugusura mu gihe cyo gutaha umutekera gatabi. Akana gatabi rero. Nanjye akana gatabi agakufi n'ugo gatabi kanyeranye mfite. Reka. Nakuzikizwa ibyo ntazashobora. Shwe? Naye wacu sinzaba nkwishyuza iki. Rwose mbabaro rwose ugatwara no se ngo ko ari nakaguriye nukanga ndakagirane. Ngaho kanyambike ariko ntayo. None se uranyishisha. Kugira rwose igihe nguko ugashaka kunyanga. Urukundo se rugaragarira mu mikufi. Saho gusa ariko je numva naho rubamo niba atari rutangirira. Aho se kika ko abakobwa bangahe nakwandikishiriza amazina mu mushongi wa zahabu. Mbaye so akangahe. Simvana muri ari amafoto yawe harimo umukobwa nawe wambaye umukufi nk'uyu. Wambaye nkawo? Uzanye ibyo gufa mu mujyi ngo ntabwo watera kabiri. Niko. Ureze wavuye n'umuntu utazi. Tere nk'ubundi abona usa n'ushaka gufuhira mushiki wanjye. Uriya ni mushiki wawe rero? Uretse ko gushaka kumvirimbamo wabonye tudasa. Yo, mbabarira rwose sinari mbizi. Ntabwo nakuveba. Nanjye ndumva umukobwa twakuzura ntabwo undi musore umuvugisha cyangwa se amurinze akaboko. Dore mbese. Niba ari dutangire kanitahire. Kuzikora umwana mubi ngo witahire. Nahe nyine. Wasikurara koko? Kwanza uragiye. Ntabwo hakaniye rwose. Ntabwo nkwemera nanjye urarara rero. Ntabwo ndara yewe. Wese ukara kwese umwana we rwose. Noneho basireka ngusaba ikintu kimwe kandi ukinyemerere. Nisanga bishoboka. Oya kirashoboka kandi ndakwizeye. Kwa gatandatu utaha. Ntabwo nyumva. Kwa gatandatu? Sorry hehe. Kwa gatandatu utaha. Hari ahantu tuzanyarukira tuzajyana n'abandi mu gitaramo kuri Muhazi. Ego. Kuri Muhazi iri Kibungo? Ni kure se. None rero nagira ngo tuzajyane. Sinyanja no mu bitaramo rwose mbabarire. Shwe
ariko sidi koko ibintu byose ko mbigusaba ukamakanira rwose urampora ikintu ufite nkunda. Reka ndetse kuri Muhazi ni kure. Ntabwo ari kure rwose, ntabwo ari kure, kandi rero tuzaba dufite imodoka. Ariko se icyo gitaramo aha hajya ngo tuzajyana n'abandi? Oui, hari abantu rwose benshi tuzajyana bagize imirimo. Ubwo se tuzagaruka ryari? Uwo munsi da. N'uwo munsi ubwo rero tuzakunyuraho mu masaha 8. Ariko rero ntituzatindeyo. Reka dutinda mu biki? Si imodoka se? Rwose uwo munsi ntabwo tuzawurenza. Rwose. we mubonye nagushakaga uranshaka ibyo numva ngo umurage ibyo bintu ni biki ubwo n'ubwishingizi bwitwa umurage w'amashuri bwa Prime Life Insurance ese aho uzigamira amashuri y'abana ukoresheje telefone ngendanwa. None se bikorwa biti? Ntibigoye yewe ukanda akanyenyeri 1 urwego ugahitamo 4 ubundi ugakurikiza amabwiriza. Yewe nanjye ngombe zigamira amashuri y'abana cyane rwose. Umurage w'amashuri ubwishingizi bwo kuzigamira amashuri y'abana ukoresheje telefone ngendanwa ugahera ku biceri 200 gusa kandi ukabikora inshuro zose ushaka. Niwo murage tugomba guha abana bacu. Ukanda akanyenyeri 1 urwego ugahitamo 4 ubundi ugakurikiza amabwiriza. Andi makuru wahamagara kuri 1320 hamwe na Prime Life Insurance. Uburezi ni inkingi y'iterambere. Injira. Niwe shani yosho. Yegera wasenine. Nagize ngo ni Joseph. Reka nisubirire. Oya wigaruka ndetse nene. Ahubwo nagize ngo ni Joseph nuko natwe dufitanye program yo kwansura uyu munsi. Ese burya mwari mwarakoze program yo gusurana. Humura wirambira ubwo ari mu nzira. Cyakora ukanure cyane nyiramwiza wataza no bimenye da. Kashereka ibyo gushyega shambwe bya rubanza rwawe. Mu rubanza. Kuri atariki rero saa moya no kwita wa mukobwa wa muraburana. Yewe tuceka. Rubanza. Ewe ntabwo tugeze tuburana. Ntabwo se yitabye kandi we wari wareze. Kwita ubwo yari yitabye. Ndetse narahamusanze yasaga n'uwaharaye. Gusa ntitwigeze tuburana. Koye? Burya rigashaka uburana ufite ingingo yireguza. Ibyo n'ubu. Ngiye urabona ari kwireguza iki hejuru yazanzandiko n'amafoto byanjye nari naramuhaye. Byose yari yabyikore igitwaro karahabutaka. Mutwaro w'inzandiko. Burya utabasha nawe. Nuko baruca bateze. Baza kuca bateze. Nijye naringi gutekerereza. Abacamanza bahise bakora ku ngofero no kubishura byabo. Ndabareba. Bafata isura nk'iy'abasenyeri. Anye nkareba hirya nkesha inyikera ni buriya baracinkwa n'izamba. Sego se bacinkwa n'izambya. Ceceka shaye mvugira ibintu. Nuko baratangira muri ya mvugo yabo. Tumaze kubona ko dushingiye ku ngingo iyi n'iyi. Nuko niko bavuga. Barangiza bantegeka kujya ntanga amafaranga 5,000 buri kwezi. 5 cyane. Ngo kandi nyine ntatanga ku neza. Katanga ku ngufu za leta. 5 byose. Umfara. Yego ndumanya mukobwa arironye umushara wa gatata munitse. Yego umwaka utaha hazaba 550 niba baramo yanyongera ya buri mwaka ya 3%. Shase barabona ndumva ibyanjye bihinduye ibisetso. Oya ntabwo ari ukubiseka. Barakumera ndabibona cyakora nanone je ndumva nyifite umuti wa bene ibyo bibazo. Wese shanyuramo muri make. Ndumva umuti wabo kubuza umukobwa kujya kuriga. Kujya kurega wamubuza uti nkamwitaho nkumfata neza ariko azi neza ko ibyo kumurongora byo bidashoboka nk'ubu mbanira ko yundi. Numva rero ko tumaze kumenyerana n'uburakari bwe bwaracishije bake najya nshishamo nkamuha make ko nifite nta tegeko ryanditse rinajyaga gutanga umbaro uyu n'uyu. Nanjye rwose iryo hurizo naribone igisubizo. Hagiye byagoze faramusa twayenda Erega shabyo ntiwabyizera. Wasanga uri bene wawe utazi ubwenge ushima ubwe. Umukobwa w'iki gihe yabaye nk'akagapfunyika kakabutinde ngo urenze urugo kakagaruka. Yesha reka ngire ntahe narinje kugusezeraho urugendo nejo. Kandi koko ryahugurwa ryangiza zatangira ejo bundi. Uzi ko byari byaranshiyeho nejo bundi da.
ubwo tuzongera kubonana nyuma y'amezi 9 yose. Iyo nshuti yawe niza nyine uyinsuhurize dore ngo myanaza kubarogoya. Ibyo byo nk'ubu ngubu gusanze hano byaba ngombwa ko yicara mu ruganiro kandi yaramaze kumenyera kwinjira adakomanze no mu cyumba ngo ba. Ubwo bari mbese nka bya bindi byushaka kumushaka gusanga umwekoroshye. Wabimenye.